twakire n'amashyi menshi cyane The Tiger the Man. Ndashaka yize kureba ntabwo turimo kubona. Wow. Let me see for the Tiger. Tiger. One more time, ladies and gentlemen, amashyi menshi. Mukomeze mukome ayo mashyi kugeza ageze mu mwanya we. Nagabumva. Wow. All right. Wajya muri wakubonye abagore bamupimira ukababwira ko muri aho. All right. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the Ben in the building. The Ben yamaze kugira hano ngira ngo akano kanya wabibonye ko akikijwe na Kamitsingi, akikijwe na Engine, akikijwe na Airtel, akikijwe na Bank of Kigali, akikijwe na Centrica, bose baraha. Now, the Ben, that is a microphone on your side. Mbere na mbere tuguhaye ikaze ariko twifuza ko duha ikaze. Muraho neza. Thank you so much. Ndabashimira cyane kuba mwese mwitabiriye iyi gahunda idasanzwe. Iyi press conference ibaye gutya mu mateka ya industry yacu. Ibi byose tubitekereza ku bwanyu, ndetse ndagira ngo mbere yuko ngira ikintu ndezaho ndagira ngo nshimire aba partners bose dufite muri iki gikorwa dufite kizajya ku mugaragaro ku itariki ya 2 z'ukwa mbere. Muko mubizi mwaka ushize twakoze amateka, murabyibuka? Ndi kubabaza umwaka ushize amateka twakoze murayibuka? So this year we are bringing it again, tubizanye nanone mu bundi buryo kandi buri special. So nimba ufite inkweto rwose isa nkaho ihengamye uyikureho taro, kuko ku itariki ya 2 z'ukwa mbere rurambikana. Thank you so much. Ndabakiriye kandi I'll see you in a minute. All right, a round of applause one more time for the Ben. Ladies and gentlemen, maze rero ari igihe igisamagwe kivuga ngo ndi igisamagwe, wagira gutyo ukabona igisamagwe kibonye igitangaza. Ladies and gentlemen, one more time for Melodie. Amashyi kuri Melodie. Ibitangaza muri ibitangaza ndashaka kubabona mwese hano. Ibitangaza Melodie. Itayi wacu Chris in the building. Ladies and gentlemen, one more time for Melodie. One more time for Igitangaza in the building. And of course, adorning the blue colors today. Welcome, sir. Ngira ngo okay. So Bruce, mbere yuko wicara rero, Bruce, mbere yuko wicara mu kanya twari tumaze kumva The Ben aduha karibu ahangaha, ariko noneho nakanya kugira ngo imba mutima zawe kano kanya mu rwego rwo gusuhuza n'abadukurikiranye bose ikikuri ku mutima kuri uno munsi w'amateka. Umeze neza? Naje hano kugira ngo tubashe kuganira kubijyanye n'igitaramo cyo ku itariki ya mbere. Musanzwe mubizi gisanzwe kiba, hanyuma iby'imiziki nibyo tuzi, nibyo dusobanukiwe, nibyo dukora.
mwitegura ibintu byiza murakoze. One more time, a round of applause for Bruce Melodie. Igitangaza. Now, kano kanya rero munyemerere kugira ngo tubanze duhe cyangwa dukeze abafatanyabikorwa bacu. Ni yacu ni twe bafounder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muha nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushaka n'igisubizaho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaproshinze, kandi ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turi abahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko rimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo bavuze ngo niwambaza uko niteguye, oya niteguye neza, muzabibona kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Nitwa Emi Melodie. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza be Bruce avec The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Akibaje twembe. By honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda.